Yes, hello guys. Ubushize twaberetse uko ushobora kuba wadeklara umusoro w'ipatante. So icyo dukora rero, dufungura browser yacu, yaba Google Chrome cyangwa se indi waba ukoresha. Tukajya ku rubuga rwa Rwanda Revenue Authority rra.gov.rw. Iki gihe rero iyo tumaze gufungura turamanuka hasi, urabona ko ijambo bari kutwereka igihe imenyekanisha rigomba gutangirira kugeza rirangiye, ndetse bijyanira n'umusoro w'ubukode bw'amazu mu mwaka wa 2024. So, rero icyo dukora turaza ahamenyekanishiriza imisoro, tujye kuri menyekanisha imisoro yeguriwe uturere, means ko ari district revenues. Icyo dukora rero, ushobora guhitamo ururimi ushaka, icyongereza, igifaransa, ikinyarwanda, gusa mu rwego rwo kugira ngo tubyumve twese ko iyi video iri version y'ikinyarwanda, reka dukoreshe ikinyarwanda. Igihe turaza tugashyiramo TIN cyangwa se nimero iranga usora ndetse n'ijambo banga, means mu gihe tukajya kuri login, mu gihe utabyibuka niho tuza hano kuri forget password cyangwa se wibagiwe ijambo banga, ugashyiramo TIN yawe, ukaza no gushyiramo hano nimero ya telefone cyangwa se email bihura na ya TIN, bivuze ngo nibyo watanze mu iyandikisha rya TIN number cyangwa se mu kwiyandikisha imisoro yeguriwe inzego z'ibanze cyangwa se local government revenues. So rero twebwe icyo gihe iyo ugiye gukora declaration utibuka password yawe, niho ushyiramo biri umaze gusubmitinga bakayiguha muri SMS. So icyo tugiye gukora kuko twe tubifite, tugiye kuza tubyuzuzemo TIN yacu 1194092216, shyiremo na password yacu. So ahangaha iyo tumaze gushyiramo password yacu, turinjira. Twamara kwinjira, nk'uko mubizi, twamanuka tukajya kwimenyekanisha, tukajya ku misoro, then tukajya ku bwoko bw'umusoro. Ubwoko bw'umusoro twishyura ubu ngubu ni trading license. Tukaza tugahitamo umwaka tugiye kwishyura, tugiye kwishyura umwaka wa 2025. Ushize twari twaberetse uko wakwishyura umwaka wa 2024. So twahitamo trading unit, tukaza tugahitamo quota cyangwa se ibihembwe tugiye kwishyura. Mu gihe ushaka kubyishyurira rimwe, ushobora kuza hano kuri quota 4 cyangwa biba bigaragara, cyangwa umwaka wose, icyo gihe ukawishyurira rimwe. Tukajya kuri ohereza cyangwa se submit. Iyo duhita tujya kuri dashboard y'imenyekanisha, ubona biratwereka igihe iki gihembwe cyangwa se iyi quota twahisemo izahera kugera kuva mu kwa mbere kugera kuri 31 z'ukwa gatatu. Iyo tugiye kwishyura, tujye kuri nimero y'inyandiko cyangwa se doc number, tuyikandeho. Tumara kwikandaho, urabona baratwereka umwaka tugiye kudeklarira, umwaka wa 2025, batwereke turnover. Uko mubizi ubu ngubu all trading license depends on annual turnover, kaza kubibereka. Iki gihe nidukora calculation, urabona ko twe tuzishyura ipatante y'ibihumbi 70 ku gihembwe cya mbere. Iki gihe reka mbere kuko ibi bintu bibarwa kenshi, hari igihe abantu babyitiranya. Iki gihe reka tugaruke kuri website ya RRA, turaza ku misoro n'ubundi imbere mu gihugu, tuze ku misoro yeguriwe uturere, tumanuke hasi tujye ku musoro w'ipatante. Itegeko rishya riba riri uploaded muri system cyangwa se ku rubuga rwa Rwanda Revenue, ku buryo utavuga ngo banyishyuje menshi kandi wenda bimeze gutyo, kuko kiriya gicuruzo cya annual turnover kiba cyarabaye retrieved bivuye muri my RRA, kubera ko biba bigaragara ko amafaranga wacuruje muri BM yawe umwaka ushize ari aya ngaya. Rero icyo dukora
urabona hano batwereka igicuruzwa cyo kuva kugera, ibyo tugiye kureba bivuze ngo niba ari kuva kuri miliyoni duhere hano hasi, gusa twebwe aho twe turi ni kuva kuri miliyoni 20 kugera kuri miliyoni 200 ku mwaka. Means ko twebwe kota tugiye kwishyura n'ibihumbi 70 igihembwe, mu gihe twakwishyurira rimwe twakwishyura 280. Iki gihe urabona ko ushobora kureba nawe ese ndi muri iyo range, niba naracuruje hagati ya miliyoni 200 kugera kuri miliyari 1 y'amanyarwanda, ese nzishyura ngahe ku mwaka cyangwa se ku gihe? Niba naracuruje miliyari 1 kugera kuri miliyari 25 nangahe? Niba ari miliyari 25 kugera kuri miliyari 50 nangahe? Hejuru ya miliyari 50 bishyura angahe? You see that's patente yo hejuru cyane ni miliyoni 2 mu Rwanda, nicyo kigero tugezeho. Ibindi bikorwa nabyo urabona ko babishyizeho, abari abamotari ari iki n'aba vendors bakorera ahantu nyine hatari mu mazu, naho barabigaragaza. So reka tugaruke kwimenyekanisha, kubera ko tumaze kubona ko ntacyo twibeshyeho, annual turnover batweretse ihura neza n'ibyo twacuruje muri BM. Turasubmit. Iyo tumaze gusubmitinga urabona ko batweretse aho tugomba kwishyura. Ushobora kuyohereza nimero y'imenyekanisha kuri mail cyangwa kuri nimero ya telefone, or ushobora gukanda kuri acknowledgement receipt, aho wabasha kugira gute kuba wa downloading resi yo kwishyuriraho. Urabona ko igaragaza nimero yo kwishyuriraho ndetse n'igihembwe twadekaraye. Urabona ko twadekaraye kota ya mbere, igihe twata mu gihe unafite n'izindi blanche, iki gihe nazo urazidekarira, ariko biba bisaba ngo ibiri register tuzishyurira kuri iriya nimero. Rero mwakoze cyane, twagira ngo twongere tubereke uburyo ushobora kwidekarara uyu mwaka. Ushobora kwishyurira hano muri iyi system nk'uko ubibona, gusa ntabwo navuga ko birakunda neza, gusa wenda biterwa na account yawe niba iri linked, ariko nabyo birakunda kwishyurira hariya online. So iyo umaze kwishyura rero uza kureba trading license yawe, ushobora kwiyandikisha hariya mu mwaka trading data. Iyo twamaze kwishyura iba yagaragara hariya, kubera ko tutaramara kwishyura. Urabona ko tugiye nko kureba y'umwaka ushize, urabona ko tuyibona. Bivuze ngo nituza no kumara kwishyura hariya tuza kubona iya trading license certificate hariya. So rero mwakoze cyane, naho ubutaha.